Bakunzi ba Humble Goodness TV nongeye kubasuhuza, ndabifuriza umunsi mwiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye, haba ari mu karere k'iwacu mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Uganda, Congo ndetse na Kenya. Ndabifuriza umunsi mwiza kandi ndifuriza n'abantu bose umunsi mwiza ku bantu mwese turi kumwe muri bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo, harimo Zambia cyane cyane abaherereye mu mujyi wa Lusaka. Iyi mukurikirana rero ni Humble Goodness TV, njye mugiye kubana nawe ni Hagenimana Adolphe. Nk'uko bisanzwe twagarutse, tugiye kugaruka tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Ikiganiro tugiye kubagezaho ni icy'umugabo witwa Yuda nk'uko mubizi, Yuda Iskariyoti, umwe mu bagambaniye umwami Yesu. Muraho neza nshuti zanjye, uyu munsi turi buvuge ku muntu uzwi cyane muri Bibiliya ariko mu buryo butari bwiza, Yuda Iskariyoti. Ese ni muntu ki? Kuki yamugurishije Yesu? Ese hari isomo twakuramo? Ni mucyo tuganire. Ibyo ni ibintu tugiye kuganiraho. Yuda Iskariyoti yari muntu ki? Yuda Iskariyoti yari umwe mu bigishwa 12 ba Yesu. Yakurikiranaga Yesu, yumvaga inyigisho ze ndetse yari ashinzwe isanduku y'amafaranga y'itsinda ryabo. Ariko Bibiliya itubwira ko yari igisambo, nk'uko tubibona muri Yohana ibice 12 umurongo wa 6. Nimuhasoma murumva uburyo ki yatubwira uburyo ki Yuda yari igisambo, kuko amafaranga yose niwe yabikaga mu mufuka wiwe. Umutima we wari uwo gukunda amafaranga, ariko udakunda Imana mu by'ukuri. Icya kabiri, impamvu yagurishije Yesu. Yuda yagiye ku batambyi bakuru ababwira ati, mwantanga iki kugira ngo mbagurishirize Yesu? Bamuhaye ibice by'amafeza, ubwo ni ibiceri 30 by'ifeza. Ibyo bigaragaza ko urukundo rw'amafaranga rwamusumbye urukundo afitiye umwigisha we. Icya gatatu, ibyabaye nyuma yo kugurisha Yesu, nyuma yo kubona ko Yesu ari bubambwe akicwa urupfu rubi, Yuda yicujije asubiza amafaranga, ariko ntiyihana by'ukuri, ahubwo yagiye kwiyahura, nk'uko tubibona muri Matayo ibice 27 umurongo wa 5. Yuda yatakaje amahirwe yo gusaba imbabazi akazababarirwa, yaje kuyatakaza kuko atihanye. Icya kane, amasomo twakuramo: kuba hafi y'Imana si ugukiranuka, umutima ugomba kuba ari uw'ukuri. Dukwiye kwirinda gukunda amafaranga n'iby'isi biruta Imana. Kwicuza si ko kwihana nyakuri ni ugusaba imbabazi no guhinduka. Twese rero dushobora kugwa, ariko twagombye gusanga Imana aho kuyihunga. Dusoza rero iyi nkuru, nabashishikariza kujya musoma Bibiliya cyane no kugendera mu nzira z'Imana, kuko nka Yuda Iskariyoti ni isomo rikomeye kuri buri muntu wese. Yesu araduhamagara kuba indahemuka, kugira umutima woroheje no kumukurikira nta buryarya. Nimba ari aho twaguye, turacyafite amahirwe yo kwihana no kugirirwa imbabazi. Ntituzabe nka Yuda, ahubwo tube nk'intumwa Petero wihana akagaruka. Rero twasoza n'isengesho, kandi mbashimira uburyo ki mudukurikira, mbibutsa kujya mukora subscribe ku bantu batarakora subscribe, kugira ngo tujye turushaho kubana namwe, kandi n'ibiganiro tugezaho bijye bibageraho nk'uko bikwiye. Twasoza rero tubashimira uburyo ki mukomeje kujya mukanda subscribe, mukora share ndetse n'amakomenti, kugira n'ibi biganiro ntibijye bibacika.
Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Twasoza n'isengesho dusenga. Mwami Imana yacu, turagushimira ko utugirira ubuntu n'imbabazi buri munsi. Uyu munsi twibutse yuko Yuda Isikariyoti, umuntu wahisemo kukugambanira, duhaye ishimwe ijambo ryawe kuko ritwigisha rikadukebura kandi rikatwereka inzira yo gukiranuka. Dusabye Mwami uturinde umutima nk'uwa Yuda, umutima wifuza ibintu biruta kugukurikira. Turinde gukunda amafaranga, icyubahiro cyangwa inyungu z'isi bikatubuza kugukunda by'ukuri. Dutere kwicisha bugufi, guhora twihana iyo twacumuye kandi twizera imbabazi zawe zidacogora. Turagushimira Yesu Kristo waranzwe n'urukundo ndetse n'ubudahemuka kugeza ku musaraba. Twifuze kumera nkawe, dukundane, twizerane kandi kugukurikira kugeza ku iherezo. Duhe ku Mwuka wawe wera atuyobore, aturinde kandi aduhe imbaraga zo kudacogora mu nzira zawe. Tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bye bye rero, mugire amahoro meza kandi Imana ikomeze ibarinde. Ku bantu mwese mwaba mufite akazi namwe abadafite akazi, ndabihanganisha. Uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Njye mwabanye yari Hagenimana Adolphe. Bye bye, mugire ibihe byiza.